Mu minsi ishize umuhanzi ukizamuka bita Line Up yari yatangiye kwicinya icyara ko yaba agiye gukorana indirimbo na Chris Easy bita Tsunami. Icyakora kugeza amagingo aya ngaya uwavuze ko icyizere cyaraje amasinde ntabwo yaba yaragiye kure rwose. Amakuru rero twabonye ni uko mu minsi yari ishize Line Up na Chris Easy bahuriye muri studio bakorana indirimbo bita Tsunami, ndetse uwayiteguraga bamwitaga producer Element. Icyakora kugeza ubu ntabwo bagicana uwaka nyuma yo gufata amajwi y'iyo ndirimbo, mu gihe aba bahanzi biteguraga kwerekeza muri Tanzania kuhafatira amashusho yayo kugira ngo bayishyire hanze. Line Up n'abajyanama be bagenda bamureberera baganirije Chris Easy bamubwira kuntu indirimbo yaba igiye kugenda nyine, kuntu nyine bizavamo uko bazabigabana. Proposal ya mbere rero yari Line Up niwe wavuze ati, proposal ya mbere yaravuze ati iyi ndirimbo turayikora nyishyire ku mbuga zanjye, aho ducururiza imiziki nyishyire ku mbuga zanjye, none bizavamo tuzagabana 50%. Ubwo rero abafatanya na Chris Easy abamureberera inyungu ariwo bita Junior GT, muramuzi cyane, asobanura amafilme kandi akaba ari we ureberera Chris Easy. Akaba nawe yahise avuga yuko yahise ashyiraho nawe proposal ye ya mbere, aravuga ati zana iyo ndirimbo nitumara kuyikora natwe tuyishyire ku mbuga nkoranyambaga zacu zicuruza umuziki, maze natwe tugabane 50%. Urumva rero niho ba Chris Easy niho banarebaga ko ariho bazava amafaranga menshi cyane, kuko aribo bafite imbuga nkoranyambaga imaze kuzamuka cyane, imaze gukundwa n'abantu benshi cyane. Nyuma yo kutumvikana rero, Junior GT ureberera inyungu za Chris Easy yasabye Line Up ko yabaha ibihumbi 8 by'amadolari. Dukarikiratinze neza twasanga ararenga miliyoni 11 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ubwo rero bamara gukorana iyo ndirimbo Line Up akayijyanira yose nta kintu bamusabye. Line Up utarahise abyakira neza yasabye iruhande rwa Chris Easy ko ibyo gukorana baba babiretse kuko batari bari kumvikana, batari kubyumva bimwe, bituma umushinga rero uhagarara gutyo. Uyu muhanzi wari ufite indirimbo irimo Chris Easy yaje gufata icyemezo cyo kuyiririmba wenyine iyi ndirimbo, akaba yanatangaje yuko azayishyira hanze vuba ahangaha. Kurabo nyinshi cyangwa abantu benshi bari gushaka Chris Easy yuko bakorana indirimbo biri gupfa cyane, kuko n'ejo bundi twagiye tubona abahanzi benshi cyane bashatse gukorana n'uyu muhanzi bita Chris Easy, kuko azi kuririmba cyane. Abantu benshi cyane baramukunda cyane muri Tanzania, za Kenya baramukunda cyane, ariko gusa manager we cyangwa twakita umuntu umufasha nyine mu by'imiziki arabananiza cyane niko twabyita, kuko uwo arababwira ntago yiginga, icyo avuze ni icyo ngicyo. Urumva rero niba warafashe indirimbo yawe ukayandika ukavuga ati nshaka gushyiramo uyu muntu, none we bakaza bagashaka kuyigutegeka, urumva ntago byakunda. Ubwo rero nuko byanageze kuri Line Up, yanditse indirimbo aravuga ati apropose umuntu nyine, aravuga ati Chris Easy ese waje tukayiririmbana, ariko nyine manager we aravuga ati reka tugomba kubikora gutya, atangira kumutegeka mu bye. Urumva rero ntago byakunda, ntago wabyemera. Rero kugeza aka kanya amakuru dufite nuko iyi collab cyangwa indirimbo bagiye gukorana yaba yahagaritswe Line Up, ahubwo agiye kuyikora wenyine. Ni aya makuru twe tubafitiye ya showbiz cyangwa mu miziki. Ndagira ngo ngushimire wowe tumaze kubana muri kino kiganiro. Ndagira ngo kandi niba utarakora subscribe, ndagira ngo usabe uyikore kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere, kandi like na share na comment ntubyibagirwe. Ciao tuze guhurira mu bindi biganiro mu kanya. Ciao.